warata systeme za chepe ainyawe wabonye mwarabuze mbabarira nashaka kugira ngo unyemerere abari kugenda bahungetwa bataza kwikubita hasi kuko wancekeje imbavu za turaguritse amagufa n'ayabara noneho magingo agaya henari muri hagati mu kibuga nimero zingahe hariya Frondo ajya he nimero 10 konga pasi reka turabibereza arasohoka arawufata ariko uramusora itamwurira amubiri gitakubita gusinzi niba yarahabonye umuhanda ibyabaye umupira byavuyemo tayici byavuyemo amahusho byavuyemo buri kintu cyose muvandimwe aragurutse ku biti kintu cya hushu aragurutse ikintu cya nyangwa nyenge ashyira mu bintu bya karatariya ashyira ibintu byose ariya regula rimeza Mario Simon utwari yawe Musa barafata goalkeeper anafanya kazi ya ziada ainyaulo iki gipeti cy'kinyezamu cy'umurenge wa Gikondano urebye ibiro gifite ukareba n'ibintu gikinana n'amahuriro ni igipeti cy'igihanga kabisa kigenda kimenya icyakizanye ahangaha mu kibuga. Ubwo rero nguma kugenda mbibutsa ko n'umukino turi kubagezaho n'irushanwa ryatangiye kuri uyu munsi, n'irushanwa ryateguwe n'inama y'igihugu y'urubyiruko, inama y'igihugu y'urubyiruko ariko ku rwego rw'akarere ka Kicukiro. N'irushanwa rero ryitabiriwe n'ama ekipe menshi cyane ageze kuri 12, ama ekipe ageze kuri 12. Emienda uraza kunyemerera n'ama ekipe menshi nukumenya ngo ese igikombe kizajyagana Emi amakipe 12 ni menshi. Ni igikombe cyo aho kizajya ntabwo twapfa kuhamenya kuko burya ababurana ari benshi, abarimo abigiza nkana, tubibutsa ko iyi ari n'imikino. Uyu ni umukino witwa Kicukiro Youth Patriotism Cup 2019. Uyu mukino uri kuba kuri uyu munsi ukaba uri guhuza RDF ndetse n'umurenge wa Gikondo katurari imbereza. Ntugire ngo bya bintu biraroshye, amakipe ni 16 ntabwo ari 12 gusa, ni 16. Ubwo rero muri ayo makipe 16 igikombe kigomba kuba kimwe, ntabwo bizaba bibiri. Igikombe ni kimwe rero bivuze ngo guhera ku munsi wa mbere n'uguhatana kugeza ku munsi wa nyuma nibyo nugutegereza rero tukazareba uko bizaba bigenda. Hariya nta gace kabaye, hariya habaye iki? Biriya ni ibiki n'utuntu tw'utuntu nana. Rero nugutegereza tukareba ikigiye kuba hariya. Mbona abakinnyi b'ikipe y'umurenge wa Gikondo mwafashe bara aravuga ati ngewe iyi baro ni yanjye, ati ngewe umuntu wayinkura mu ntoki simbyemera. Ije hari ahantu hashobora kuba hagiye kuba ikihemi, uraza kunyemerera umfashe nyabuneka. Hari kufura zijya guterwa ngewe nkahindukira nkahinda umushyitsi nkatagatwa nkateye gatetemira nkavuga ni ibintu by'imititimire bingezeho ikipe yimeze ite cyangwa abafana bayiyo kipe bameze bate. Ndakumva nitabye neza cyangariye gisi biko pale aba reka turabiriya kufura mana we mani shabura byose we bamutu dushatse muvandimwe naba aragenda bati biri kubana ibicariya aravuga ariko niyo napfa nabambonye Imana, ati niyo napfa ati nabambonye Imana we. Aya nibyo umukino rero uri ku rwego rwo hejuru, rero amakuru ari kugenda aturuka Inyagisenyi, amakuru ari kugenda aturuka Inyagisenyi hakurya hariya mu majyepfo y'igihugu. Amakuru meza ku ikipe imwe bikaba andi makuru mabi ku yindi kipe. Avuze ngo ikide amakuru meza ku ikipe y'ababandi bigize bakabushungwe babareyo ntabwo ndabyumva neza cyane. Ongera bisura byumva abantu bitwa bareyo ngo abakidi abareyo
Gasenyi gasisibira Nyagasenyi ayimanya yigize nyir'ibikombe yigize ikipe izi gucabaganya ayiwewe ikabijye igosoye ikipe y'Amagaju magingo yangaya uvuze ugize uti ikabigosoye ikipe y'Amagaju irayigosora irayihunika kure cyane piriya gutyo irayihunika irapfundikira mu keso neza ishyiraho urukoma gutyo irapfundikira yego ishyiraho mushipiri irabikira tarishyira mu rwini irapfundikira kure piyo nuko bigenze aho ngaho twigarukire ngaha nibyo pase muvandimwe aryamara umupira ushyira hanze amavandimwe umupira ushyira hanze turi mu minota ya nyuma hano biracyari ibitego bibiri bya ekipe ya Gikondo mu gihe ingabo zo mu karere ka Kicukiro bikiri igitego kimwe kontra Dagaria imijiji mizariya ariko mudafanze rihagarariya Profano sasa tanga pase Chengole Munaria aragusubira ariya Chengole Biraria tanga pase hagati mu kibuga tanga pase ariya Ngiro Hinjaria nimazirwe swate umwaka ikazira Chikaria umwenda imbere sigara ariya hasi ariya Chengole ariya tanga pase sabakanya we chukaje gusa ayidukira nk'ingefuso ayidukira nkafuso ariya upira warenga takabasa hagati mu kibuga wasa ekipe y'ingabo za karere ka Kicukiro Chengule ariya takabasa ariya defenseur Chengule ashize mu kibuga ariya sanga bamwambura cyumukaria Chengule ari meshori meza free kick anafanya makosa bado ni free kick ariya uri bamuvandimwe ariya biramutanga biramunanira asigara yirukanga inyuma y'umuntu asigara mwirukangaho ataho kugira ngo uzagere mu izamu ataho kugira ngo uzaneze ibibazo ataho kugira ngo wongere utindego cya gatatu atereka ngo usunike atereka ngo ujugunye karembure atereka ngo ujugunye gahanga atereka ngo ujugunye Gikondo umusore wambaye nimero 10 mu mugongo w'ikipe y'umurenge wa Gikondo aragenda ashaka igitego ariko nako asunikana bakaba bamuhaye ikarita y'umuhondo bamwereka ikarita y'umuhondo ati mu kwezi kwa gatandatu murabizi ko bijyanye no gura mituweli mugomba gura mituweli de sante kugira ngo bigere mu kwaka ng'ibyasobanutse buri mutura Rwanda agomba kugira mituweli de sante kugira ngo agire ubuzima buzira RDF umusore wambaye nimero 1 ari nawe uri mwizamu akaba agiye kudegaja ahanarira kosa ateye ishuti rirerire imbere ariko umugarurwa n'umusore we mugenzi ashyize ku mutwe biranga uterurwa na nimero 7 ashatse guhereza mugenzi wambaye nimero 9 biranga umupira no kurengurwa n'ura musore wambaye nimero 2 wa RDF ubwo rero akaba arenguye ariko barimo bararengura cyo nakwita twebutse ko iyi ni imikino yateguwe n'inama nkuru y'igihugu y'urubyiruko mu karere akaba ari insanganyamatsiko mu karere ka Kicukiro n'amakipe agera kuri 16 agomba gukina imikino muri aka karere abantu bose babwira yuko ari umukino ari wo ufunguye cyangwa ubanjirije iyindi abantu barimo barenjoyinga iyi mikino yaba urengera ku mutwe biranga ahubwo baramusunika yambaye nimero 8 mu mugongo afite n'ibisuko ku mutwe muvandimwe hariya akarere ka Kicukiro gafite imirenge ngahe urebye wireba mbwira ngewe ntago ndi burebe mbwira ahubwo urakibaza nka mwarimu uze no kugisubiza nk'umunyeshuri oya wicabiranya ngujyane mu bintu nk'ibyo ngibyo ahubwo ngende ukore recherche nangize uzumbwira ati imirenge ni ngiye ibyo nakubwiye ugomba kuri mikoro z'imirenge ibyo karere ka Kicukiro ibyo nakubwiye nubirenzeho twakomeje numva bitabasha ndakomeza kijya akaba ari hasi niba bafite abaganga babahamagaza nyamuntu uramusura ararwaye imbavu kuko barazivunnye reka da ubwo rero imbavu zirimo ziribara hariya abaganga ariko abaragiye gusa umurenge wa Gikondo ariko reka tubite buriya nka Medecins Sans Frontières ariko reka dushimire ingabo z'igihugu di uzazanya abaganga hirya zora zitabara ahantu hose umuzamu w'ikipe y'umurenge wa Gikondo nawe niyo mpamvu ubona abantu bose hano ku maso bakeye arimo araninira n'umusifuzi wo hagati yayibonye simbizi arimo ararya iminota hariya yineregisha hariya araryamye arasinziriye wagira ngo aryamye kuri matera naje ashobora kuba ari amayeri y'abakinnyi ntabwo ngiye kuyamamaza iyo ariyo ariko yaryamye hasigaye icyo kwiyorosa bamushakire kuvuri bamushakire ishuka none buriya ntiyaba ari amayeri y'abakinnyi umupira ugira ibyawo reka dutegereze turebe ati twatsinze reka tumare iminota hano cyangwa se profise ko mugenzi waryamye hariya nawe ahita bihindura uburiri ya umusifuzi wo hagati rero arebe no mu izamu ry'umurenge wa Gikondo naho
bararyamye. yaryamye yasinziriye be. Aho umuzamu wa RDF ati ndashaka kwishyura, ndashaka kugomba. ashaka kwishyura mana we. Ubwo rero umuntu waba yamenye ibyabereye kuri stade Umumena i Nyamirambo yabitugezaho. Asanteni sana baba, asanteni sana kabisa. Ubwo rero umukino mu kibuga urakomeje. Icyo twabwira abantu bari kuri stade nuko ngewe si ubwa mbere mbonye yuzuye gutya, si n'ubwa kabiri. Stade yo yakubise yuzuye. Bajya bavuga ngo hakurya muri Nyakabanda ngo ni Reyo, ngo hirya ngo kurya nyuma ngo ni Kiyovu, hanyuma bagaruka kuri tapi rouge haruguru ngo ni APR. Ariko hano nta buryo nasobanura tribune za hano kuko zose ziruzuye. Ubwo rero umukinnyi nawe akaba ahindutse umuganga, akaba atwaye ubwo noneho Kigi umusifuzi wo hagati akaba amusabye kuba avuye mu kibuga, sinzi niba ari busubiremo, akaba atanabyishimiye kubera yuko bamukandagiye bamuvunnye rwose. Ariko burankari ngira ngo ni iriya yihangane. Rero burya hano icyo nababwira ni amahoro, kandi ingabo zirawurinda uko zishoboye hirya no hino mu ntara zose z'u Rwanda. Umuzamu rero nkaba mbona nawe aninagira cyangwa se ari bya bindi by'amayeri y'abakinnyi koko. Hanyuma nkaba nagiraga ngo rero dukomeze dukurikira umukino. Umusifuzi ati mushyire hano kuko ni ikosa. Abuduru rero inama y'igihugu y'urubyiruko uyu munsi wa none iradushishikariza iki? Buriya urubyiruko nkuko twese tubizi ni imbaraga z'igihugu, icyo ni icyambere. Bavuga umuganda, urubyiruko ngo turaguma mu mashuka mu makuvureri ntirwitabire. Iryo ni ikosa. Ubwo se umukecuru ni uzafata kupa akajya gukupa ibyatsi, bakavuga kubakira umuntu yenda utishoboye n'iki, abajeni bakiryamira. Inama y'igihugu y'urubyiruko iragira ngo mwebwe abajeni, mwebwe imbaraga z'igihugu, niba tuvuze ibikorwa byo gufatanya kubaka igihugu cyacu, nimuhagurukire hamwe twese tugire dute. Uvuze iby'umuganda rero ku bajeni ngo bariryamira. Yego. Nibuka ndavuga ese noneho ahubwo mu manama yubaka igihugu, ariko aho yo baraboneka. Utucyore nicyo kibazo rero. Barongera bakatubwira bati ndeke kubivuga nk'uko babimbwiye. Inama y'igihugu y'urubyiruko iragira iti rubyiruko bana b'u Rwanda dutezeho byinshi dukunda, ndagira ngo mbasabe aho muri hose inteko z'abaturage niba ziteranye nk'uyu munsi hiriwe amatora y'abagomba guhagararira umuryango, wabimenye ugasanga habuze abantu baza ngo baze guhagararira abandi kugira ngo bigume bigende neza. Bisubire mu bagore, mu badamu, abadamu bashiki bacu mu nyumva, nimuhaguruke mukorere igihugu cyanyu mugifite iki imbaraga. Bagifite iki Abudu? Bagifite imbaraga. Wari ugiye kuvuga ngo wa mukinnyi wambaye nimero 8 bita Kingi wari wavunitse yagiye hanze y'ikibuga, agarutse mu kibuga, umupira ukaba ari gutereka. Abuduru nyemerera ntanga indi message. Ndakumva rero. Baragira ngo duturanye n'ubuyobozi bwaratwegereye. Niba ubonye umuntu uri kwangiza ibikorwa remezo, umuntu uri kuvuga amagambo adakwiye, muzi ikintu cyateye cy'icuruzwa ry'abantu, ukaba wabuzi umuntu w'amakuru ko acuruza abantu, ariko iyo bavuze icuruzwa ry'abantu wumva ibyo ari byo. Yewe hari ababajyana mu ngeso mbi, hari abambukana imipaka babajyana iyo mu mahanga. Amfete urugero ushobora